urya mugabo yazamu abati ngewe rwose arahira Joffrey Falafel Khamle Paris la Hile tavuga ati urumva ibintu bita bicamo hararahira rwose abati Joffrey my Flahi la Vestina muri kurira mufiteze mwe mwaramubyaye urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya icyambere mugomba kumenya Vestina ngo ashatse ngatwite bacura urondogoro ahubwo muravuga n'amaso aratunuka aravamo impamvu ni iyi Vestina ni mumureke mwababajwe n'iriya nzu yubakiye iwabo ariko muzi Vestina ahubwo Irene Imana igumugisha Irene muri ndabe Imana imumugisha yubakiye inzu iwabo yabaye umurangirene baririmbaga muri Goshene n'abavandimwe aba batatu je nagiye kuraramo mwijoro ryo kuramya no guhimbaza ndara mbabwiriza ijoro ryose Vestina ni inshuti yanjye na Dorokasi ndetse nuriya mukuru wabo washatse na mama wabo bose none nahise ko bakibimusanga jewe abari gushinzire na makosa ngorane ngo rwose mwabanye ngurande gukunanganaga nguriya mwana ngwafite kugifu hari abantu bagira igifu kinini wowe ufite icyuma gipima abantu bakamenya ko bagiye gushaka batwite yegora amagambo ya cururondogoro hirya no hino Vestina ni mumureke jewe rero ni inshuti ndaje muhamagare mukanya ndaje muhamagare ningirirwa ubuntu aranyitaba najya kuryama umwana ajya ku ishuri naho uriya we nta nubwo amategeko y'igihugu cy'u Rwanda yemere gusezeranya umwana none niba basinye gitifu akavuga ati genda urongora umuntu mu izina rya Yesu agahita akoma inyondo kore wanjye ngo uriya maze nta mupasi ufata protokole mubi ngo azagusemura kumusemurira ngo twagiye Tanzania twagiye Uganda twagiye Kampala ngo niuzi icyongereza baturjyana abana uzi bazanye ADN ni cyatuma bapima bakareba ko umuntu umwana ari we cyagato niyo mpamvu uko pukongoro ikenera gucurwa rukumva neza none ntabwo uramenya kuvuga kupongire oya nyine pukongoro uko ikenera gucurwara urwara rukenera pukongoro oya ni coupe ongre kupongoro erega ni icyamamare rero nikitaba abantu bose kibonye nagire mpengeze nka karabo aha Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka twakiriye nanone Prophete byukura bagiranye nago ari Prophete nari mukuyemo nashyizemo toa ari kurikuramo wararimpaye warampamagaye ikanisuriza abadama aho bari kudesha ndabasuhuje mwese aho muherereye dusuje abantu bose abagabo nje bundi nkunda abantu nese ucyuzuza abadamu ariko uyu munsi cyane abadamu rega abadamu ribo batubyara baratubyarira baraturera n'umuntu usebye umudamu aherereye aragapu wa mbere y'umutaka agahuma amasi bimiga neza ye yarampamagaye ambwira ko nzagerayo ariko uzi imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe uri umufana wa Imbaraga z'Imana zageze kwa Vestina bagiye kurongorwa abazimu bahiye Darisali koliza ngo winidra abantu baravuga ngo Vestina ngo ashatse ari umwana gute nta mwana ushaka ngo ashatse ngo umuntu mukuru none nabonye yanditseho amazina ye mu gahanga ngo abona abazimu batumye mwiyandikaho nano hose no ku mubiri wose none ngo yikize baraza abandi barazana benzi bararahira mu gifaransa ukazuzana ibintu byo kwiyandika abantu nabaye ampano mwirwa mubyandikaho nanjye muzanyandikaho muzaruha ntabwo amaherezo niwe baziyandikaho yego nyirwa Imana erega reka nkubwire w'abantu barazana amafaranga abagabo bazima baraza bakubwira ati twebwe dufite mani
Manito. no money no life my brother. No life. No life urakoze cyane wamfura none wowe uri muri avuga ngo ndi umufana wawe na Rayon Sports mwisiga amarangi mukayisiga na Rayon na Peri ngewe reka nkubwize ukuri niba ari urugo rugiye kuba urugo ruzima rwiza abantu bari gutega iminsi bari kuvuga ngo naho ruzagera urugo rwa Vestine amaze kwibonera ijoro rito niba mureke gira amahirwe abona umuntu ukuze ngo yashatse ngo musaza ngo murusha imyaka ngo 40 n'inga mwaramubyaye 36 mwika uriya mugabo mwaramubyaye Vestine muri kurira mufitize muhe mwaramubyaye urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya icyambere mugomba kumenya Vestine ngo ashatse ngatwite bacura urondogoro ahubwo muravuga n'amaso aratunuka aravamo impamvu ni iyi Vestine ni mumureke mwababajwe n'iriya nzu yubakiye iwabo ariko muzi Vestine ahubwire ne Imana igumugisha Irene muri ndabe Imana imumugisha yubakinzi wabo yabaye umurangirene nesire niyo ataza n'abarabana ngo abakure ku muhozi Musanze baririmbaga muri Goshene n'abavandimwe aba batatu je nagiye kuraramo mwijoro ryo kuramya no guhimbaza ndara mbabwiriza ijoro ryose Vestine ni inshuti yanjye na Dorokasi ndetse nuriya mukuru wabo washatse urukumva neza icyo gihe naraho bita mu kizungu cyaba ndahazi neza tukimara kuva muri Burakeye nare mu kizungu imusanze aho mu kizungu ni ahantu hiyubashye muri quartier y'abakire ndahazi hanyuma rero abantu bababajwe n'ukuriya mugabo urukumva neza ni inzu yabanungunije inzu yabanungunije yabariye barimo baragenda bakayumva mu mubiri bakishima gukango nino zizabatondagiye bakabona kuza kuvuga ubusa ni gute wakanga umugabo wahindura amateka yiwanyu bundi umwanzi wawe ufite abadayimoni ubu nanjye mbonye umucecere afite 50 akambwira ati Prophete Noheli uritwara neza no kuba kasamutwe uzundongore tubane navuga ati watinza ahubwo ukwezi kumwe ubukwe n'unarese bose byose byabibaye birangiye ariko icyo gihe se byaba ari intuze byaba ari iki erega reka nkubwize ukuri Bibiliya ivuga kuko Imana yakunze abari mwisi cyane ntibyari bihagije bayidawe ahubwo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo wizere uyu mwana atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho umuntu kubwira ngo Gasaro ndagukunda nta nabombo y'agataraguha uwo ni umunyabinyoma arakubeshya umuntu ukunda ni waburi cyumuha none ibaze umuntu ageze ku rwego yubakira abantu inzu ya danje wabonye inzu yubakiye iwaba akabimura mu cyara kabazana hano i Kigali muri Kigali babi Kigali kwa Vestine na Dorokasi na mama wabo bose none nanze ko bakibimusa jewe abari gushinzira na makosa ngorane ngo rwose ngo abanye ngurande gukunanganaga nguriya mwana ngafite kugifu hari abantu bagira igifu kinini hari n'abagira igifu gitoya ashaka yagiye mu murenge yariye cyo si ikibazo kandi kini niba natwite aramaze umugore n'ubyara ubundi se umugore n'utabyara genda ubyara mwana wa mama pela sakola wi enima abuza byari manga none hari akantu kanshimishije ubundi dayimoni igisuzuguriro yitwa no kwambara ukaberwa cyangwa se Imana ikagutera iteka abantu bagahora bameze batyo bagutegereje ngo barebe kuseba uzi ubu wakanga umugabo urahira mu Gifaransa urya mugabo yazamu abati ngewe rwose ararahira Joffre la fille hamle fa Paris la hile tavuga ati ruva ibintu bita bicamo hararahira rwose abati Jospin my frère la ako kwiga nzajya kwiga indimi ni byiza cyane hararahira yego noneho bavuze ngo kukinga umwe ngo yarahiye ngo mu Kinyarwanda ngo ndi ngo karahira ngo mu Gifaransa ngo bose bari kure mu Gifaransa ahubwo Vestine yatarahira mu Kinyarwanda ko afite abadayimoni impamvu ni iyi ni umunyarwanda amaraso umunyarwanda amutemberamo amurimo n'umwana w'u Rwanda agomba kurahira mu Rwanda bakamenya ko yakoze ubukwe ndetse n'ura mu Faransa nawe akarahira mu gihugu nk'umu diaspora umufaransa urumva iwabo bakamenya ko yarongoye ibyo muri kuvuga byose n'umuntu uramugaba aramurongora amashari yanyu ntacyo ari bukore kubyara barabyarana hariho nabonyeje ngo ndivugije kuri YouTube ngo n'ubungo rero ngo uramu diaspora ngo niba ngo uramukoga twite ngo inda ngo si uramu diaspora birakureba wowe ufite icyuma gipima abantu bakamenya ko bagiye gushaka batwite yegora amagambo ya cururondogoro hirya no hino Vestine ni mumureke njyewe rero ni inshuti ndaje muhamagare mukanya ndaje muhamagare ningirirwa ubuntu aranyitaba
abantu bahiye batukuye basizoye babaye nk'umuriro w'itanura. umwe ni Nebukadinezari yakije inshuro 7 bakajugunyamo abana b'Imana ariko bakawuvamo. ese kuvuze ngo batewe ngo ishyari n'inzu ni ishyari ry'inzu. iyo nzu abantu barayizi ngwiki nazo kibwira ko mu diaspora arongoye uyu musheri we Vestine ataramaze gukemura buri kimwe cyose yaragikemuye. uri kumva neza? Kabiri, akagezi Kereti yo gakamye Imana ikuzana Sarafati. Nguyu witwa Kereti ni uyanditse kuri Vestine, amwiyandika hamwiyuzuzaho ngo ashaka gutwika. Ntabwo utwika, ntawe ukumenya, ahubwo hera mu bishokoro, mu bishwangara hirya. Ejo muraze munyandika mujye mwandika ngo Noheli wacu, ngo Noheli. Ndabiyamye kuko nje ndabizi ko ndi umusore mwiza kandi nzabikora bro. Kereti yikamye Imana izana Sarafati. Wowe urafata umwana nkwiza nkuriya, umwana agiye kwigira hanze abo mu diaspora, habona ubwene igihugu bwo hanze. uri kumva neza? Heje abagiye kuca ngo nta mwana ujya mu murenge. Mwe muri ngo Vestine ngo ni umwana, nta mwana ujya mu murenge. Umwana ajya kuryama, umwana ajya ku ishuri. Naho uriya we nta nubwo amategeko y'igihugu cy'u Rwanda yemere gusezeranya umwana. Yes. None niba basinye gitifu akavuga ati genda urongora umuntu mu izina rya Yesu agata komenyondo. Wowe urinduza kuvuguruza ngo ni umwana. Wabera ibyawe ukamenya ibyawe, nanjye nkamenya ibyanjye, nundi akamenya ibye. Dore abantu bagira ifusi. Nuko naje ku muhanda ngo kare gahungu, maze usanga abantu badupinga. Niba abandi batamenye no kugura inkweto nk'iyitwa New Balance. Niba abandi batakambara goromete nk'iyi gakora ndi umusore mwiza. Ahubwo abagore baraza kurwadira ndakubwiza ukuri. Mu Rwanda ubu tuvugana. Ninjye musore usigaye wambara ku cyangwa. Baniteretse bya hatari urambona. Umusore utanywa inzoga. Umusore utakoresha ibiyobyabwenge. Kandi aratubwiye kuzinywa ariko nawe ntanze gasa vuga Imana ikobarire. Sinzi ikibazo ufite na kimwe. Sinjya nywa inzoga njyewe. Urazinywa. Today aujourd'hui now. Il for free. Je suis prophète Zukurabagirane Noheli. In the name of Jesus Christ. Oh Father Lord. Njyewe ndi umusore w'ibinyobwa niko nakubwiye. Nyine unywa inzoga zarizo zose. Oya, ibinyobwa. Ujya unywa na Fanta rimwe nemwe inzoga. Yesu ageze ku musaraba yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mfite inyota. Bamuhaye iki? Ntago nari impari. Bamuhaye nangiye kwamamariza uwo mugezi kandi uwo mugezi ntabwo wigeze unyishyura. Bamuhaye sipongo. Vino. Abatumishi mwaje mutunywana. Ubuze n'abadamu bavuze ati tujye gupima. Abapasiteri baje batwigisha nabi. Abapasiteri bakatwigisha nabi ngo kunywa vino ngo ni icyaha, bo bakazitikura, bakaza kuruhimba inda zuzuyemo byera ati haleluya. Baturyana abana beza bakajya ngo ni za protokole bakajya babashyira mu mamodoka ameze ngo protokole wanjye ngo uriya, maze nta mupasiteri ufata protokole mubi. ngo azagusemu ngo kumusemurira ngo twagiye Tanzania, twagiye Uganda, twagiye Kampala, ngo niuzi Cyongereza. Baturyana abana. Uzibazanye ADN. Inye? ADN ni ADN ni cyatuma bapima bakareba ko umuntu umwana ari we cyagato. ADN. DNA, okay, DNF. Uyifashe inaga DNF. DNA. Okay, DNA, okay. Uyifashe ukagenda ukajya gupima abantu bose abana bari mu ngo z'abantu, hafi ya bose abagabo benshi bakirukanga. Basanga hari abantu bajya bameze nka bitazari bagiye bakora akazi, maze abashumba bakaza ngo bafite ikintu nanga mu buzima bwanjye, ngo amavuta mfite ngo bahutse amavuta ngo urayaza ni kwa mushumba we. Ayo mavuta ni godoro, n'amamesa, ni ubuto, ni ruwiri. Ayo mavuta naya hirya bagenda hano bakikoza bakajya kugura amavuta bakayazana bakaza basizoye ngo numva ngo ndakuvuma. Nta muntu uvuma undi. Nicyo namaze kumenya. Nta muntu uvuma undi. Uyu mwaka ndababwiza ukuri, ndirinda ibigize ibyaha ariko mbabwiza ukuri. Impamvu ni iyi. Nimukajya munkora mu kaburungushuro mu buzima bwanjye. Iyo nkoze mu kaburungushuro utuma mvuga ukuri. Abashumba mfite ibikomere by'idini wangu. Nari mfite umufiyanse mwiza uteye nk'igisabo umeze neza. Umushumba aramunyangisha ngo uriya ngo ni imbobo, ngo Imana irambye ngo ni mwabana, ngo ni munabana gazakwangaza. Bidakeka kabiri nsanga yabaye inshuti. Ni nka yandirimbo ya Kasa Mutwe yitwa Saa Sita ya mpano yakoze vuga ngo ahabera icyana kundana mudugudu. Ibaze ko ufite fiyanse ukanyura ngo uje gusengesha umuntu.
ugiye kumushumba ngakugira inama ahubwo umushumba kamugera ngo hari iby'Imana imbwiye ngo hari imyuka mibi ngo uzaze nkuderevure nibaza sha abantu benshi bafite ibikomere byinshi bitandukanye hirya no hino cyo kora ikintu nkundira yicana igira ukuri niyo yamenye umuceri w'umuntu witwa James and Olive imene umuceri w'umuntu witwa Papa Bitangaza wabeshaga ejo bundi rero yicana nanjye nzayihamaho tujye tubaha ukuri kuzuye none se nkubeshye ese no henda kubaza ryari mbaza nari ubundi mu batumirwa batuma umwuka wanjye utashira kuko iminota 30 ishira rwose uri kuvuga mbaza kuko njye reka mbwira ariko reka mubwize ukuri niba ari ikintu nubaha mu buzima nanatinya yego njye ninye ibintu bitatu ninya gukora ibigize ibyaha icyambere nkatinya inzara nkatinya n'Imana nkanatinya abagore kandi nkanabubaha mpamvu mbubaha nimwe baratubyara bahekeye u Rwanda no muri societe nyarwanda bashobora gutora abagabo 5 ariko hakazamo umugore umwe wa 6 bivuze ngo umugore yubaho aho gasanga umuntu yasuzuguye abagore arimo aravuga bwe wowe urinduza gusuzugura abantu tujye twubahana unyubahe nanjye nkubahe uzi kwiziko gaze ibwira inkono ati nyubaha nanjye nkubahe barancana nanjye ati nkujya hejuru ukantwika simeneka twubahane rero umukire yubaha umukene kuko umukire azakenera umukene kugira ngo amufurire amuha amafaranga ntiwakurana na yawe umukene nawe yubahe yego akenera amafaranga y'umukire yubaha umukene abantu bavuga ngo abakire si abantu abakire ratamura abantu umukire ushobora kuza hano akavuga ati mbahaye akazi mwepeti mwese abantu 500 bati mbahaye akazi mugahita mujya mu kazi mukajya gukora rero niyo mpamvu uko pukongoro ikenera gucurwa rukumva neza none nababwiza asa ntabwo uramenya kuvuga kupongere oya nyine pukongoro uko ikenera gucurwara urwara ukenera pukongoro oya ni coupe ongre kupongre poko engre kupongoro coupe ongre nzara nyine coupe ongre tuzamaka byo bintu byanananiye n'ubushize mu duherukana amezi nk'abiri uvuga ngo niba ngo kupongoro niba ari igiki ni ukuvuga ngo rero mureke Imana itabara abantu bayo bari mu gihe cyo gutabarwa ahubwo na Vestina na Dorcas araza shake amagambo aracururondogoro Dorcas umwe mutone waraza shake barahango Vestina ntiyize Vestina atarize se yagiye kuduratinga niba ari kuduratinga yamba bya bikanzu kuduratinga urumva kuduratinga nyine bya bindi baba ari bigofero bagiye kumuha kuduratinga atize abantu bakabye icyo bavugaga ko ngo ese yarigaga sibyo atari ko se babwiwe n'ikiri bura mushira atari wishyira amashuri se yize ko bari kumurwanya ngo ntago yize bamwe ngo yize ngigasogi ibyo birabareba nashaka bayarize muri Camino do Rusengero ibyo nibibareba icyambere nuko yize kandi akambara cya kigofero habundi njye kankubwiza ukuri mwabadamu aho mbagire n'inama mushaka abago bakuze mu mutwe nibo bazima ubu nkandi umugore ungana nkanje twashakana nkamumarira iki umwe tuzarwanira indazi tuzarwana ikigori nkene y'umudamu ukuze nzababaza kihangana nanjye mbabaza nkihangana umwe nzaca ku ruhande nkazana 10 akazana 5 nyene wa undi uzirwa afashe inzara yazisongoye ameze kasongoye yazifashe yazinaganitse mu mazi yirirwa zica ngari kuzisiga hina na verine akara ibyo nje ntago byakunda Prophet Noheli shan oyishaka kuzisiga ukanakora cyari kubera none si urugero nk'ubu urabizi ko muraba y'ibintu nakaza afite yego nje umunwa wanjye niko kazi n'ubwiza bwanjye bukaba ari bwo kazi kuko umuntu azambura avuga ati gira bogari nari kura he nje kunjira bene nahenze kugira ngo nabyeme ko njewe ndenze njewe bene abagore n'abakobwa baza bashukisha abantu dufaranga twa fake je nta muntu wasukisha udufaranga cyewe ahantu nkwera njewe naho ndira naho ndyama naho ngenda naho nambare uretse ko wenda mama wanje apfuye atabonye ukurumba niteretse kuri kamera nafunze si yaba ariho mwana twati mwana Mary fata igitenge mama wanje akaba ari mu mujyi wa Kigali nje ndi umusore wiyubatse kuva nyiri mutoya abantu bubatse by'umubiri nje nubatse ikintu ubatse umutima
kuko biravuga ngo rinda umutima wawe kuko ariho hakomoka iby'ubugingo niho biva terasiko mu ijuru turabasuhuje mu ijuru bampaye ikintu cyitwa ubutunzi mu mutima wanjye nyurwa nuko ndi mu gihe abantu badashaka kunyurwa nuko bari rero bareke kwiha Vestine ahubwo ubuhanuzi impanuye nuko Vestine agomba kugenda agahita abyara umugabo usa nk'uriya mwana mwiza w'igishongore ahubwo reka mubwire Irene muri Ndabimana igumugisha wazamuye talenti ubu nibwo utangiye gufata umusaruro tuzanezezwa no kubonana niyo Bosco nawe wamushingiye nabyo ngo ubukwe ngo bwabereye mu mwiherero none se muri wagira ngo babikubaze wowe urinde bacongo basa burenganzira wabyaye Vestine ku buryo bagucongo ngo babikubaze fata ibyo ubonye ubyakira uko ubibonye gasa uri umuntu mukuru mbwira ubu ngubu umwana wawe ugiye kumushingira ugiye kuvuza amadebe ngo ejo nzashingira umwana wanjye natumira ariko umurenge watumira umurenge subukwe nubukwe nabo oya subukwe nyine ba Yesu murava mu murenge gitifatiyeho kashi ushaka wararana umugore wawe yego wamurarana rwose hasi hejuru ntabwo birabyo mu nsengero ntabwo bidaca babivuze cyane niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo wowe urinde uza kubaza ngo umuntu ngo haro akora kamara korea ntago nakiga muvugaho ukumva umuntu araje ngo ntago ngo mwabitubwiye ngo nta n'ifoto Irene arabikubwira ajya kuvunika rera zino mana zimanaginga wari uhari mama waba bana arabiguteguza ajya kuzana abana biwe akabarera ajya kugise amezi 9 mwari kumwe abishyurira ishuri mwari kumwe wowe babonye bakuze niyo mpamvu uzasanga umugabo n'umugore bashwanye umugabo atabwira umugore ati we tumva mada jabayinga nanjye jabayinga cizawe nanjye cizanjye twahuye dukuze ntabwo twahuye twese turi abana maze aho mubera akasa mutwe kasongoyeho muzi kwinjira mu bitabareba mukarungurukayo ariko namwe akayungirizo k'Imana kagiye kubacamo njyewe Noheli mugore wanjye aho uri simpazi mbivugira nuramukuje ukaza gushakana nanjye uzaza uri umuntu ufite muri mayindi hazima utanzanza muri isukari ukanza muri isukari we isukari kazamuka urumva tuzahura uri umuntu uri serious wese uri serious I'm a gentleman I'm a smart boy no kwa serious bihuriye heza serious nuko nje ibintu ndekura n'ibintu byumvikana urugero erega njyewe njyewe ndi umustar international international bivuze ngo intintayina umutintayina bivuze ngo njyewe ndi umustar utari hano hafi urabona n'abazungu babahagaze bari kureba icyamamare kivuga baragiza wambaye neza mama urabibona bari kuvuga njyewe abantu bose reba abantu babahure baje gushaka profit Noheli bivuze ngo nuko bazi ko mvuga ibintu bizima yego babazi ko mvuga ibintu bizima kandi ibintu biri siri niyo mpamvu reba abantu muri guca imanza muri gutega iminsi Vestine abagutega iminsi ngo ugiye gupfa babwire ko atari bo bagena ibihe ugiye kurongorerwamo uri kumva neza abamutega iminsi ngagiye gupfa nibo bagena iminsi nibihe nyamara reka mbabwize ukuri iyo utunze umuntu kandi ugatoki kamwe izi ziba zikubwata ariko ntawe nagurishyashya mamene izi zose zikubwata ariko nawe nagurishyashya bivuze ngo twakoze amakosa ubuzi nkanjye Noheli mu myaka mfite ubu mfite imyaka nge ijya kusatira hafi 30 ndi muri 27 gutyo n'8 ejo ninjye gushaka umugore mwizana umugore ufite imyaka 40 ngo bazashe ngo perfete ngo mucacuru ngo azakuriza ngo nacuzamo wowe urinduza kujajinga ubuzima bwanjye kandi kuko ngera rwo nashakana abana sinana bashaka njye abana se ubundi bafite iki nta mayindi nta bitekerezo nta mani neza mu Vestine nk'uyu nguyu kikoreka abana nyiri urukundo rw'abana bakwiyandikaho no kunda bakisha nimushaka muziyandika mushe no mu mazuru munyandikaho nahehe hose no mu matwi abana urambya ngo kubukunda umuntu bigaragarira kumwiyandikaho ahantu bihuriye shati nagushusha abana nkandikaho ngo Gasaro Sandrine ngo umuyobozi wa Gasaro TV ngo ndagukunda ngo wizeye Imana ibyo ni ibintu biri aho ngaho n'ababobo mariro barakundwe n'abadubi n'abandi bose n'ibindi byamamare byarakunzwe nareyo muyiyandikaho ari reyo kandi ugasanga uyiyanditseho batanakuzi no murara n'utarahagera uri nyabitekeri hiryo cyangwa se hiryo ngenge mu bishanga mu bishokora twe turabafana imihanda izatwibuka
ibyishimo twatanze kugeza na n'ubu ingoma zirenze twakoze ariko mukanga kwemera kugeza na n'ubu ubu si indirimbo zose bari gukubita ndetse ko ntabwo muzagibuka mujya muvuga ati noheri umurara nawe iki profeta aba murara setu natangiye mbikubwira ngo jyewe nacizemo towa ntabwo ukiri profete ujye uza utwiheresho profete ngaho nawe ryijyana ujya kuryongera kuyaba profete erega uri nawe have profete ntabwo bisaba kuba nari umwana w'Imana ariko ntabwo ndi profete kabone nk'umuranyobeyeho ngo pastor njye ndi pastor waranyimitse ndi pastor wamaye izina ry'umupastor none se kwaje wibrandinga nka profete werekana ko werekwa kandi ubeshya ujya kwerekwa nderekwa nese ubu ntabwo ndi kwerekwa erega ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana abantu mu nkunda rata we love you so much urukundo rwa Yesu ni rucuya rwangezeho umindurira izina hasingizwe umwami Yesu ubwo simbwirije sindi profete se erega Imana n'agakiza naho bihurira abantu banabyumve yaje ngo yanyweye se byo wamuguriye abantu nibareke Vestine bareke Dorokasi babareke Naherutse gurira muhamagara byaragiye gute giye kumuhamagara kigaragara cyo nuziranye nawe ubutubesha ubutubesha reka zedebe iyo nimero uko yanditseho kwakije Doroshize telefone yanjye rero ifite ibinyoteri irabanza igateguza abantu ko hagiye guhamagara telefone ikomeye uri he Vestine we Vestine nanditse mu majaruguru Vestine uri hehe nguyo kuri gushyira gutwi ngaho nta kintu guhamagara ndi guhamagara umva Assurez-vous du numéro. isi vocal The number you've dialed. Kanonge ubwo ntiyagushyizeho amakode wahabona naramuhamagaraga cyane ukamutesha umutwe oya reka nongere Kanongere mfite ebyiri ziwe ntabwo ari imwe afite n'indi prive yiwe erega ni icyamamare rero nikitaba abantu bose kibonye nangire mpengeze nka Karabo aha se numve ka kwitaba urumva ko ari busy ntabwo ari busy abwira gucamo ntari kwitaba wasanga ari kwitegura ubukwe nivaho ntabwo njya kumuhamagara asa kwitegura ubukwe singoma no kurushya umuntu kwitegura ubukwe ivuyeho katumureke reka twitahire naza kubibona ubwo niba koko muziranye araguhamagara nataguhamagara turamenya ko profete yabeshyaga ramamagara kuko njyewe turi inshuti izina mfite nk'umustar urabona naburi nimero y'uriya mwana koko kandi nta n'icyaha umwana mwiza kandi ni umukristo turamwemera cyokora nsabe umugisha Irene yabamanaginze neza Irene Imana iguha umugisha n'abakunzi bagasara Imana ibamugisha abayobozi badukwece Imana ibaha umugisha n'abandi bantu batandukanye mwese Imana ibamugisha mu izina rya Yesu amen Gasaro TV.